usanga umumama utwite se yarongorwa ate, umumama utwite se buriya yarongorwa, ese umumama utwite buriya wagarukiriza hariho umugabo wikundira ibintu kabisa na finari tu. Kandi burya umugabo wikundira ibintu aba ari mwiza. Umugabo w'umunebwe se aba yarakuzanye kukorora, yarakuzanye nk'ivaze. Hariho umugore ukubwira ati ngiye nkumaze nk'ukwezi ngiye mugabo wanjye ntarandongora. Ibaze vraiment gusa uri umugabo. Niba umaze ukwezi utararongora umugore wawe urumva yuko nta kintu na kimwe waba uri gukora. Kuko buriya byanga byakunda icyo utekereza, icyo wakora cyose ugomba gutekereza ku mugore wawe. Ugomba gutekereza ku mugore akamenya ngo umugore wanjye agomba kurongorwa. Uko mugaburira akarya gahaga uyu munsi basi reka mwihanganire, ariko byibura ejo mwihanganire, ejo bundi murongore. Nako bimeze. Kandi burya kandi umugabo utagiye hanze, umugabo udafite izindi stress nyine nkuko murambivuga ntabwo yamara iminsi 3 atarakurongora. Rero nk'umugabo amaze ukwezi we urumva yuko ntabwo nzi urwego nge namushyiramo kabisa, nta nubwo nzi n'uburyo nabivugamo. Nyine nabifata mu bundi buryo, ariko mu by'ukuri byaba ari ibintu birengereye, byaba ari ibintu birenze. Ubwo rero ukuvuga ngo umugore utwite ararongorwa 100%. Ariko hari kondisiyo ugomba kumenya mugomba kumurongoramo. Umugore utwite ararongorwa, ariko hari igihe ushobora kumurongora ukaba utamugaramisha. Kwa kundi uba wifuza kugaramisha umugore, abagore bakunda umuntu utabagumisha ahantu hamwe. Shuti niba ujya urongora umugore wawe ukamugumisha ahantu hamwe, niba ujya urongora umugore ukamugumisha muri positeri imwe, umenye ngo wapi. Ariko umugore umva muhereze nakinyuma umusasure kabisa, umwinjiremo tu, umwinjiremo umukoze hirya, umukoze hino kabisa fresh ku buryo abyumvira. Sinzi ahantu navanga abyumvira, ariko arabyumva. Sheri we kabisa ko yakubwira ati sheri warunyishe, yarangije rero kugira wemere ko umugore wamwemeje akubwira ati ndari mpfu yarunyishe, wakinazo agatangira akakwikubitisha twadushye. Ugira ngo abakwikubitira twadushye kuko yarakaye se cyangwa yagize gute, wapi. Ahubwo no kuvuga ngo nyine abayumva sheri wakinazi wari kureba ibintu uri kunkorera, uzi ko warunyishe. Cyangwa se umugore ukajya kubona ukabona urarangije ari gutitira amaguru, agatitira ngo ni gute ngo we bakurongora gusha obrena ngo wabyaye koko ngo urabizi ngo uzi kundi ngo igisengo kiryana ngo umuntu ngakurongora ngo paka ngo ugiye kubyara. Oya nongeye mbisuye bagomba kukurongora paka ugiye kubyara. Paka igise kigufashe kireka cya gisenda cya nyuma, nicyo gishobora gutuma wenda atayishyiramo. Ariko mu gihe ari twaduse tuza tukongera tukagenda tukongera tukaza tuguteguza nyine hari kiragiye uwo mugabo wawe ubwo noneho akagira gute, akabasha kuba yagira nyine n'iki erega biragufasha. Nagari wenyine bifasha nkuko ngaba yarangije. Ari amasoro nayo babwiye, ari amasoro n'umuti, ari amasoro afite icyo amaze, ari amasohoro afite agaciro gakomeye cyane ku mugore. Nubwo abagore benshi murayanga pe, murayanga ugasanga wumva wayanze, nuyakeneye, nushaka kubireba. Ndabasuje cyane, mbifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe. Muri ibi bisako niharaje ku bagore niyo batazantera amabuye. Ariko burya reka mbagira inama kandi nako reka mbabwira akantu kamwe. Burya iyo umuntu agukunda aguhozaho ijisho kandi ahora aguhanura. Ntukifuza umuntu kubwira ibyiza byawe gusa kandi adashobora kuba yakubwira ibibi byawe, kuko burya hari aho bikwicira, hari aho uhora wumva ko uri umuziranenge, uri mwiza. Ariko burya kandi buntu mwiza no kubwira ibibi akakubwira n'ibyiza, uruhande rwawe rwiza n'uruhande rwawe rubi. Kuko buriya muri iyi si nta muntu n'umwe udafite uruhande rwiza, kandi nta muntu n'umwe udafite uruhande rubi. Kabone niyo waba umubona gute. Nanjye wenda mundeba hano gutya ushaka kwambabwira ati wenda agomba kubigenza gutya ukumva nabishyushyemo nagize gute, ariko nanjye wenda nkaba ntabasha kugira gute, nkaba ndi umunebwe. N'urugero
handi umunebwe nka numva ntakakira umugabo wanjye nyine tungo more ndongorana nawe buri gihe. Ni urugero nyine ngiye nguhaye ariko siko nteye. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese agira uruhande rwiza akajya n'uruhande rubi. Niyo mpamvu rero ngewe uruhande rwanjye rwiza cyane noneho rurengejeho ni ukukugira inama kugira ngo ubone ukuntu uzajya ufata umugabo wawe neza, kugira ngo umugabo wawe umwiteho, kugira ngo umugabo wawe umuheke, kugira ngo umugabo wawe ntihagire undi muntu umugutwara, ntihagire undi muntu umuvogera, ku buryo umugabo wawe wamwitayeho nta n'impamvu n'imwe yatuma agutekerezaho nabi cyangwa se atekereza yuko wagize gute wakoze ibindi bintu. Ugomba kumwitaho mu rwego rukomeye, hanyuma noneho bikaba byatuma umugabo wawe ahora ari iruhande rwawe, ahora ari hafi yawe, ahora atekereza wowe, ahora atekereza yuko nta wundi muntu yagira gute yabonana nawe yarongora kandi umufata neza, umuha buri kimwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi none aha ngaha ndi kubabwira ngo nibanze ku bagore, ku bamama. Niyo mpamvu abamama mwubahwe, murabizi ndabakunda cyane. Buriya rero niyo mpamvu ndi kubabwira ngo uyu munsi none aha tugiye kuganira ku kibazo kimeze gikunze kugaragara ku bamama batwite. Usanga umumama utwite se yarongorwa ate? Umumama utwite se buriya yarongorwa? Ese umumama utwite buriya wagarukiriza hariho umugabo wikundira ibintu kabisa na finari tu. Kandi burya umugabo wikundira ibintu aba ari mwiza. Umugabo w'umunebwe se aba yarakuzanye kukorora, yarakuzanye nk'ivaze. Hariho umugore ukubwira ati ngiye nkumaze nk'ukwezi ngiye mugabo wanjye ntarandongora. Ibaze vrema usa uri umugabo niba umaze ukwezi utararongora umugore wawe, urumva yuko nta kintu na kimwe waba uri gukora. Kuko buriya byanga byakunda icyo utekereza, icyo wakora icyo cyose ugomba gutekereza ku mugore wawe. Ugomba gutekereza ku mugore ukamenya ngo umugore wanjye agomba kurongorwa. Uko mugaburira akarya gahaga uyu munsi basi reka mwihanganire, ariko byibura ejo mwihanganire, ejo bundi murongore. Ni nako bimeze. Kandi burya kandi umugabo utagiye hanze, umugabo udafite izindi stress nyine nkuko murambivuga, ntabwo yamara iminsi 3 atarakurongora. Rero nk'umugabo wamaze ukwezi we urumva yuko ntabwo nzi urwego nge namushyiramo kabisa, nta nubwo nzi n'uburyo nabivugamo. Nyine nabifata mu bundi buryo, ariko mu by'ukuri byaba ari ibintu birengereye, byaba ari ibintu birenze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umugore utwite ararongorwa 100%. Ariko hari kondisiyo ugomba kumenya mugomba kumurongoramo. Umugore utwite ararongorwa, ariko hari igihe ushobora kumurongora ukaba utamugaramisha. Kwa kundi uba wifuza kugaramisha umugore, hakaba hari igihe cy'inda suba byita ngo ikirasinze niba wenda navuga kwa kundi kwezi kumwe, indi ifite kwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, amezi angahe, inda ifite amezi menshi ntago bagira gute, ntago ushobora kugaramisha umugore kuko narabibabwiye bishobora kuzana ibibazo byinshi. Ugasanga nyine ibyo bintu bigiye bikunda kunezeza abagore, ariko rero abantu mwereka mbabwire wenda ntarajya mu bindi bintu bya kure, kambanze mbivuge ibyo bintu. Abagore bakunda umuntu utabagumisha ahantu hamwe. Shuti niba ujya urongora umugore wawe ukamugumisha ahantu hamwe, niba ujya urongora umugore ukamugumisha muri positeri imwe, umenye ngo wapi. Ariko umugore umva muhereze nakinyuma, umusasure kabisa, ewana umwinjiremo tu, umwinjiremo umukoze hirya, umukoze hino, umucumite ewana kabisa fresh, ku buryo abyumvira. Sinzi ahantu navanga abyumvira, ariko arabyumva. Sheri we kabisa ko yakubwira ati sheri warunyishe. Yarangije rero kugira wemere ko umugore wamwemeje, akubwira ati ndarimfuye warunyishe, wakinazo agatangira akakwikubitisha twadushye. Ugira ngo abakwikubitisha twadushye kuko yarakaye se cyangwa yagize gute, wapi. Ahubwo no kuvuga ngo nyine abayumva sheri wakinazi wari kureba ibintu uri kunkorera, uzi ko warunyishe. Cyangwa se umugore ukajya kubona ukabona urarangije ari gutitira amaguru, agatitira ukabona amaguru yari ameze nk'aho ari guceza. Buryo ujya umenya ngo uriya mugore wamuhaye ukumva umubiri wose urashyushye, ukumva yaragiye gupfa koko nk'uko abivuga. Uba wamuhaye kabisa mu rwego rukomeye. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo mugerageze uburyo bwose bushoboka murongora abagore banyu neza. Rongora umugore wawe, wikomeza kumugaramisha gusa. Rongora umugore wawe, murongore nakinyuma. Gerageza umurongore yicaye ko bikunda, gerageza umurongore nakinyuma ko bikunda. Ikindi kandi nababwira cyo ni kimwe, nuko umugore agira ate agira ubushake.
mu gihe atwitagira ubushake, mu gihe atwita agomba kurongorwa, cyane ko uri gushaka inzira yo kugira ngo umwana azanyuremo. Ibyo ni ibintu ndakeka wenda n'abagore bajya bakunda kubibwirwa n'abaganga cyane, ugasanga umugore nyine agiye nko kwa muganga agiye kubyara, ugasanga ni ikibazo cyo kugira ngo abyare. Kubera iki? Nta mwanya afite hagati. Abagabo akenshi bakunda kunyurwa, ariko kandi bakanyurwa n'ibintu wowe ufata nkaho ari brag, hari ibintu bitagize, aho ugasanga ibintu wowe uri kwitinyamo nibyo akunze kurushaho. Ni kirekure nyine ukirambure kabisa ku buryo yinjiramo akumva ko akoze ibintu abikoze kandi yumva yishimye. Umugore utwite agomba kurongorwa paka finali, paka n'igise kimufashe. Ubuse kino kiganiro nagitanze mazonora abantu baramamagara, ariko Brenda ngo uri umugome, uri gute ngo bandongora ngo bapaka mugiye kubyara ngo ushanga uri umugome. Ngo ni gute ngo wewe bakurongora gusha Brenda ngo wabyaye koko ngo urabizi ngo uzi kundi ngo igisengo kiryana ngo umuntu ngakurongora ngo paka ngo ugiye kubyara. Oya, nongeye mbisuye bagomba kukurongora paka ugiye kubyara. Paka igise kigufashe kireka cya gisenda cya nyuma, nicyo gishobora gutuma wenda atayishyiramo. Ariko mu gihe ari twaduse tuza tukongera tukagenda tukongera tukaza tuguteguza nyine hari kiriya gihe uwo mugabo wawe noneho akagira gute, akabasha kuba yagira nyine n'iki erega biragufasha. Ntabwo ari wenyine bifasha, nkuko ngaba yarangije ari amasohoro. Nayo babwiye ari amasohoro ni umuti, ari amasohoro afite icyo amaze, ari amasohoro afite agaciro gakomeye cyane ku mugore. Nubwo abagore benshi murayanga pe, murayanga ugasanga wumva wayanze, ntuyakeneye, ntushaka kubireba, ugasanga nyine ku musozi w'iki kiganiro rero murabizi twamutubigisha uburyo ki nubwo waba utwite wenda kubyara uba ugomba kugira gute, uba ugomba kukimuha neza fresh. Komeze kugira ibihe byiza, ndabakunda, bye.